Bene data bakundwa, aho muherereye mu mpande enye z'isi, nongeye kubasuhuza mu izina risumba amazina yose, ariryo zina rya Yesu. Amahoro y'Imana abe kuri mwe. Muri kumwe na Pasiteri Juvenal. Nshimira Imana cyane ko yongeye kumpa aka kanya ngo dusangire ijambo ryayo. Nkuko nagiye mbivuga, ubu butumwa bunyura kuri YouTube, ku muyoboro wa YouTube witwa Ebenezer Fountain Ministries. Nimero ya WhatsApp dukoresha ni 27 79 370 58 wabanje akamenyesha guterana. Iyo umaze kubona iyi video ukayirebera kuri YouTube, ukanda subscribe, akazogera, like, ugasharinga. Ariko iyo subscribe igushoboza kugira ngo igihe hari video igiyeho ujye uhita ubona message. Ubwo rero Imana ikomeze duhane umugisha. Turacyari ku ijambo rivuga ngo abazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari. Uyu munsi rero turarebera hamwe ingingo itubwira ku byerekeranye no gushorera imizi mu ijambo ry'Imana. Mbibutsa ko ubushize twari twavuze ibijyana no kutava mu byo twizera, nk'uko twari twabisomye mu Korinto ba mbere ibice 16 umurongo wa 13 kugeza kuri 14. Reka rero tujye ku ijambo ry'uyu munsi. Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 8 aratubwira hati: ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose, niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Imana tugirire neza. Iri jambo ritweretse neza ko mu buzima bwacu bwa buri munsi tugomba gusoma ijambo ry'Imana, tukaritekerezaho ku manywa na nijoro, duharanira cyane gukora iryo ritwigisha. Kandi ijambo ryakomeje kutwibutsa ko tuzahirwa mu nzira zacu zose ndetse no kubashishwa byose. Imana iduhumugisha. Bene data bashiki banjye, mu Bakolosayi ibice 3 umurongo wa 16 kugeza kuri 17 ritwigisha ibi bikurikira. Haravuga ngo umurongo wa 16: ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye, rifite ubwenge bwose, mwigishanye, muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmbirana Imana ishimwe mu mitima yanyu. 17: kandi icyo muzavuga cyose n'ibyo muzakora, mujye mubikora byose mu izina ry'Umwami Yesu, mushima Imana Data twese kuri uwo. Hano rero ndashaka kugira ngo ntinde cyane ku murongo uvuga ngo ijambo ry'Imana, ijambo rya Kristo rebe muri mwe rigwiriye, rifite ubwenge bwose, kandi rifite imbaraga, kugira ngo igihe cyose hagize umuntu ugira icyo akubaza, ube ufite ijambo ry'Imana rigwiriye muri wowe. Iyo dusomye muri Petero wa mbere ibice 3 umurongo wa 15, haravuga ngo ahubwo mwubahe Kristo mu mitima yanyu, ari we mwami wanyu, kandi mube mwiteguye iteka gusubiza umuntu wese ubabajije impamvu z'ibyiringiro dufite, z'ibyiringiro mufite. Mu yandi magambo, nta handi twakura ubusobanuro bw'ibyo twizera, nta handi twakura ibyiringiro, ubusobanuro bw'ibyo duhamya, bw'ibyo tubwira abantu, kereka mu ijambo ry'Imana. Zaburi rero 119 umurongo wa 11 irakomeza ikatubwira ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Iyi ni imirongo mikeya itwereka neza ukuntu ijambo ry'Imana ari ngombwa kuryibikaho, ari ngombwa kurisoma, ari ngombwa kuritekerezaho, tukibukiranya neza ko iri jambo ry'Imana rihesha ubuzima. Nkuko tubisoma n'ubundi muri Zaburi 119 umurongo wa 50, haravuga ngo iki nicyo kimara umubabaro mu makuba yanjye no mu byango byanjye, nuko ijambo ryawe ryanzuye. Hari ahantu
hari bamwe muri twe twari dupfuye tuzize ibicumuro nk'uko nyine bibiri bitubwira, abantu bari bapfiriye mu nzira nyinshi, ariko ijambo ry'Imana ryaratuzuye, ijambo ry'Imana rirazura, ijambo ry'Imana rirarema, ijambo ry'Imana rirategeka. Kandi ibyongeyeho, ijambo ry'Imana ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira zanjye, nk'uko tubisoma muri iyo Zaburi n'ubundi ku murongo w'105. Kugira ngo rero tubashe gukomera, tugomba gusoma ijambo ry'Imana, tukaritekerezaho amanywa na nijoro, tukabaho nk'uko ijambo ry'Imana ritegeka, tukagenda nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira, tukavuga nk'uko ijambo ry'Imana riyoboye, ngo kandi rizajya rikomeza kutumurikira no mu nzira zacu ducamo. Imana rero iguhe umugisha wewe wabonetse kandi wumvise aya magambo. Imana ikongerere imbaraga, Imana igushoboze gushorera imizi mu ijambo ryayo, Imana iguhe kuba witeguye gukomera kandi witeguye gukoreshwa iby'ubutwari. Mwese mwabonetse muri uyu mwanya, Imana ibahe umugisha. Tuzasubira ubutaha Imana nibishaka. Reka dusenge. Uwiteka Imana iri mu ijuru, mu izina rya Yesu turagushimiye kuko uduhaye akanya ko kumva ijambo ryawe. Turagushimiye amagambo yo gushorera imizi mu ijambo ryawe. Ni amagambo make ariko umwuka wera ashobora kuyabyaza umusaruro. Ndasenze ninginga kugira ngo umuntu wese uyumvise ahabwe umugisha nawe, kandi ugire icyo ukora aya magambo agire aho tuvana, agire n'aho tugeza, kandi ukomeze guhindura ubugingo bwacu no kutunezeza no kuturwanira intambara zo tuzi n'izo tutazi. Byose ubikore kugira ngo uheshe icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen.